Ndagira ngo banyarwanda tubwizanye ukuri, ikintu cyitwa demokarasi ni ngombwa cyane. Niba tugiha umwanya wacyo mu gihugu cyacu, niba twumva icyo kivuze, niba tugikeneye koko, igihe ni iki. Hari impamvu ikomeye ituma abantu bagomba kwibaza bakisubiza. Nicyo kitugira abantu tutari abanyamaswa, kwibaza ibibazo tukisubiza. Iyo wumva abantu benshi babogamiye ku ntambara, kumva baravuga ngo intambara niyo izakemura ibibazo, uribaza utese abo bantu ni bantu ki? Ibaze rero niba abanyarwanda koko babogamiye kuri icyo kibazo. Kumva benshi bari mu gihugu baravuga ngo intambara niyo yadukijije, niyo yatugejeje aha turi, ingabo zacu zizaturinda, nibyo, ntabwo dukeneye demokarasi, ntabwo dukeneye, turazizeye. Abo bose bavuga iby'amashyaka, ibya politike, ntabwo tubakeneye. Ndagira ngo mbabwire ko muri demokarasi ni amashyaka aharanira gukemura ibibazo mu nzira z'amahoro. Niyo mpamvu noneho mbwira abo abenshi bari hanze n'abari mu Rwanda benshi babifite mu mitima yabo ko gushyigikira intambara nk'aho ari izakemura ibibazo ni inzira y'iterabwoba, ntabwo ari inzira ya demokarasi. Ikintu cyitwa amashyaka akorana n'intwaro n'imitwe ya gisirikare, ayo ntabwo ari amashyaka ya politike. Politike ni ugushakira ibibazo by'abaturage mu nzira y'amahoro, bitanyuze nyine mu gisirikare. Niwo murongo rwose ndiho, niwo murongo nifuza. Noneho rero mbaze abanyarwanda mu gihugu, ni ukubera iki twishishanya? Ugasanga Mpayimana baramutinya, ugasanga abavandimwe n'inshuti ntibamutelefona, ugasanga hari naho benshi bagiye batinya kuncumbikira, batinya ko twasangira iminsi mikuru, kandi ari abavandimwe magara, ari inshuti magara, ngo kuko Mpayimana atari mu murongo w'ishyaka riri ku butegetsi. Ndifuza rwose ko twese twashyira mu gaciro, tukamenya ko hakenewe abantu bafite ukundi kuntu babibona. Uko nifuza nuko twaha agaciro demokarasi, ijambo demokarasi rigahabwa agaciro, bigatuma ingabo zacu tuzikundira ko zirinda igihugu, tuzikundira ko zirinda inzego z'ubuyobozi, ariko tutazikundira yuko bavuga neza kubera ko bafite intwaro. Muri iki gihe ndetse bireze, nta banyapolitike tucyumva bavuga, dusigaye twumva ari abasirikare gusa bariho bavuga ibintu. Nyamara abasirikare ijambo ryabo dukwiye kuryumva, tubona igihugu gitekanye. Niryo jambo dukeneye, ni ibikorwa, ntabwo ari amagambo. None se tuzahera muri ibyo? Tubyiyemeze, nicyo nifuza. Nubwo haba imikorere idahwitse ikemangwa, ntibyabuza yuko tuvuga duti duce umurongo, dusimbuza abayobozi bacu mu nzira zemewe n'amategeko, inzira za demokarasi. Kugeza ubu ngubu ikibazo gikomeye cyane kigaragaza ko tutarumva demokarasi icyo ari cyo, ni uko gukura umuntu ku mwanya w'ubuyobozi byahindutse kumuca, kumugira ngo ikigarasha. Nta muntu utababazwa no kwitwa ikigarasha. Ugasanga abantu bagiye ku buyobozi bahawe imyanya yenda n'umukuru w'igihugu, cyangwa se bahawe imyanya bakoze ibizami, iyo myanya bamara kuyigeraho bakumva badashobora kuyivaho.
niba mu gihugu cyacu twemera ko ijambo demokarasi rifite umwanya ndetse mu itegeko nshinga, nuko abantu bahabwa imyanya bakayivanwaho bagomba kubyemera. Nanjye ubwanjye Mpayimana mu gihe gito maze ngerageza ishyaka narabibonye. Umuntu uramuha umwanya ngo mufatanye kuyobora, wamubwira uti uveho hajyeho undi, ubwo ngo murashyamiranye, ngo ntabishaka, ngo ubwo tubirebere mu tuntu duto rwose, mujye munabirebera no mu ngo no muri za association mu mashyirahamwe mubamo. Ikintu cyitwa demokarasi cyambere no kwemera kweguka, si ngombwa kweguzwa. Biriya byo mu Rwanda abantu bategeka gusinya ko ngo beguye ku bushake bwabo, byerekana yuko batari kwemera kweguzwa iyo basabwa kwegura. Kuvugisha ukuri rero nuko muri demokarasi imyanya dufite yose tuyihabwa n'abaturage. Abaturage bagomba kudusimbuza abandi, tukongera tukaba abaturage. Barajya bavuga ngo Mpayimana ngo nta kintu yabonye, ngo nta kintu yahawe, ni nk'abavuga ngo yasubiye kwisuka. Ibyo nk'ibyo ntabwo, cyane cyane ko je ntacyo bintwaye, ariko ni ngombwa ko twese tugira uwo muco. Demokarasi ni ukwemera kujya ku mwanya no kuwuvaho. Niba ari imyanya ifite manda ikarangira umuntu akabaho. Niba ari imyanya itagira manda umuntu akeguka, si ngombwa ko yeguzwa, nako si ngombwa ko asinya ngo yiyeguriye ngo ku bushake bwe. Oya, kuko imyanya y'ubuyobozi yose ni y'abaturage. Ikintu rero cya demokarasi twaragitaye, ntabwo tunazi nicyo kivuze. Ndasaba rero abantu bose bitwa ko bashinga amashyaka bitandukanye n'imitwe ya politiki, bitandukanye no gushyiraho imbaraga. Ugasanga ishyaka ngo ryitwa ngo les forces de ingufu, gukoresha ingufu. Ibyo ntabwo ari byo. Amashyaka y'iterabwoba niyo amaze kuba menshi, amashyaka yo gushyamirana niyo amaze kuba menshi. Nyamara amashyaka ashingiye kwerekana ko ibitekerezo abantu batabivuga kimwe ntacyo byaba bitwaye. Reka duhe umwanya rero mu gihugu cyacu abantu bafite ukundi babibona, twiyunge n'amateka yacu. Niyo mpamvu ndetse nsanga ikibazo gikomeye cyane cy'ubwiyunge mu gihugu cyacu dufite ari ukwiyunga n'amateka. Ni ukuvuga bari abantu bose twagiye dushyira hanze kubera ubuyobozi, kubera imyanya, kubera guhinduka, nibatwemerere ko batiyumvamo ko ari ibicibwa, natwe ntitubite ibicibwa. Niba bashaka dusangire, ubundi demokarasi ni izacu urubanza. Hari abagiye bakiri ngo mu bitekerezo by'ingoma ya cyane, nta burenganzira bwabo. Hari abandi bagaburiwe na leta ya mbere, repubulika ya mbere, abo bumva bafite umurongo, nta wabibabuza. Abahagaburiwe na leta ya Habyarimana bo ni benshi, bakwiriye mu isi hose. Abo ngabo nabo niba babona batabona kimwe ibintu nk'abari ku butegetsi, ubu ni uburenganzira bwabo. Ariko niba bumva kugira ngo babyumvisha abantu bazabicisha mu ntwaro, nibyo si byo. Umutwe wa politiki wabo bibeshya uzahita uhinduka nk'uw'iterabwoba, kandi amategeko y'iterabwoba agengwa n'amasezerano mpuzamahanga. Bazafatwa bose bacibwa imanza. Mureke rero duhe umwanya amashyaka atandukanye. Ubwo simvuga iryo ndimo cyangwa iryo nifuza kujyamo, ariko ndifuza nanjye ko mu gihugu turimo twavuga duti demokarasi ni izakemura ibibazo. Erega no muri 59 no muri 73 byabaye ibibazo bya demokarasi. Demokarasi niyo yabanje gucibwa umutwe mbere yo kwica abantu.